twayakorera iki bazatugeze gutya ariko iyo ari we ayakora akazishoboza kandi akarere n'ubundi bigarukira kuko niwe ngomba guhesha ikuzo n'iki abagore Yesu niwe mbaraga zacu abagore Yesu niwe mbaraga zacu mana yanjye na faraziya yaje maze rero turi mu cyiciro cya nyuma cyo gusoza amahugurwa yabaye kuva ku itariki ya kangahe ya gatandatu tugeze ku itariki ya kangahe ya munani w'ukwezi ngo ni ubwacu ubuhe mwaka 2012 ndagira ngo mbashimire ko mwaritabiriye bavuze ko haje abantu 131 yego ni ukuvuga ngo hari imiryango remezo igeze hafi 70 yabuze sibyo abo ngabo ni ukuvuga ngo ntacyo bazi ku byabaye n'aka kabyino ntibakazi ubwo rero birasaba ko abayobozi mu rwego rwa paruwasi no mu rwego rw'amasantrali babishyiraho umwete bakagendera abo ngabo batashoboye kuboneka hari abatarabonetse kubera ubwoba sibyo hari abo kubera ko mu mahugurwa twagize yose twabibutsaga ko bagomba kuza mu mahugurwa no kwesa imihigo ntabwira ngo ibyo mwahize